GASHUGI aya marira biraha n'agahinda wanteye ko nzi ko ntacyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umpemukira. Papa, ko nashakaga kukwaka amafaranga yo kugura amasogisi yo kujyana ku ishuri. Ngo iki? Amafaranga yo kugura amasogisi yandi nari mfite yarashaje. Akubulika manze baza kwaza kamatse. Urugo mwambonye mi. Mwambonyemo beneri, mwambonyemo banki, mumona ncura amafaranga mumbona mi. Igikomo cyose mu rugo amafaranga. Wone bafanga umuntu nayakura. Ako wagireka gukabya. Ubusubu nkwatsa amasogisi inshuro zinga. Nzajya mwaka minervale ujye kuyima bibaye ikibazo. Mwaka amasogisi ujye kuyama bibaye ikibazo. Ubundi wowe uzamarira iki? Siko wajya ngo nakuri papa wanjye. Tukabanya ko amafaranga ntagaraya. Nese amasogisi nzayabona gute? Ko nayo mfite yo kujyana ku ishuri. Uzabutse nawe. GASHUGI hindukira mubyeyi GASHUGI hindukira. Umara umeze neza. Nakomeye cyane. Yawe umeze neza rwose. Zese ziragenda ndabona umeze neza. Ubu ngubu ngiye. Naragafashe. Biragaragara ndakubona. Amafaranga. Aranga. Ayafite. Ayafite. Rero Turijyana sha. Do nijya kugisha do cyo. Cyama muno sha do. ariko gasho ukareba ko wazunguza mutwe. Shaho yasha. Dore we. Yakurwana. Iya. Yakujyana we. Muri ibi byakobwa. Kororeka nkubwira ikintu kimwe. Nkubwira ikintu kimwe. Abari kurongora. Nabari kurongora ngubu. Twarongoye cyera twarongoye ibikecuru by'imburuburu byacitse inkobori. Ariko bari kurongora ngo yeke cyane we. Bafite abana bazima. Natwe nta kintu dufite. Nyine niyo mpamvu ngiye meze neza. Ugize ute? Meze neza. Umeze neza. Byose bihure n'ibyo twavugaga by'abana batoya. Aho bihuriye cyo kwiga bivuze. Aho yangusobanura aho uri muri ansobanya. Sibyo bihuriye. Ariko ubundi wajya umenya kugendana n'igi. Ko gubona abangaba iyo mbabonye ngewe mbonamo igishoro. Igishoro? Gute se? Azajyana mfite ikirombe hanze aha hari abagabo bashaka abakobwa cyane bito cyane. Ubwo rero ngewe ndabahuza kaje. Umukomisiyoneri w'ijyana bitoya. Nyine nkahita mbahuza nyine umuntu bafite liste yawe. None se nge wayo. Amafaranga ubona nyine amafaranga. Ngewe kungenza. Nawe? Najye nyine. Afite gahunda? Nayigira se ubu. Amafaranga saraba. Mana zinkora business. Ega ntwara na moto nta kibazo amafaranga ndayafite. Niba ufite amafaranga rero kuri iyo gahunda ngewe ndahita nguhuza n'icyaha kimwe nyine nawe. Byarise. Gusa ufite ikibazo wowe. Ko ari biri liste. Uri kumva ariko kubera ko nkuzi zaguhamagara ariko nawe uzaba ufite akantu gafatika. Nta mutima wiri kwose ntugire ikibazo nge nanjye ndi tayari. Noneho mfite izindi business ngiyemo. Reka nze ubundi ndaguhamagara nta kibazo. Uzantenguhe umugabo. Ntuzantenguhe. Ntabwo nagutenguhe. Ninguhamagara nta kibazo. Eze nasi. Choro setyana rohe. GASHUGI uhagaze gato. Ni byiza. Ako si ubundi we ko nta kintu uretse kumbwira. None se nge wayo. Amafaranga ubona nyine amafaranga. Ngewe kungenza. Nawe? Najye nyine. Afite gahunda? Nayigira se ubu. Amafaranga saraba. Mana zinkora business. Ega ntwara na moto nta kibazo amafaranga ndayafite. Niba ufite amafaranga rero kuri iyo gahunda ngewe
ndahita nguhuza n'icyaha ko nkubwira ko nta kintu uherutse kumbwira ukiyumvisha uzi ubukene mfite umva n'uwamana yayandi nanze ubushize ubu nayenda ariko kari atari ukubeshya umwe ngo ufite ubukene n'ibibazo nta babyeyi ufite ngo bakemure ibibazo shagireka ibyo ngibyo ubu ubona bamba bafite nk'icuruza nyine bapfuye kera baba bishwe n'impanuka ubu ngubu nyine nabuze n'umubyeyi wanyirerera so nta mahitamo mfite rero ndirera nyine mvuga nkubwire ngiye kuguhuza n'umukire ariko uramenye uzazana bya bindi byawe ariko wowe uzakora umuti neza kandi ayanjye nyine ako se ntunyizera wowe mwana ijya ukura ibyo uranzi nawe ariko nyine wibeshya ukambeshya ashaka so wizi se tuzahora hano kuri cya cyapa nyine hahandi nyine we nari ndakwizera tugutuye imitima yacu mubyeyi tugutuye imitima yacu ariko gasha ibyo bigize ni ibiki guki ibyo bigize bi amafaranga nigire muri salo ngwamaki amafaranga nigire muri salo ariko sha mwagiye muri haguteta uzagenda yafite nyine nzavuye hanga arimo kunyishyuza nabuze no kwishyura inzu nawe mvanga amafaranga habe n'igihumbi na kimwe mfite muri bavanga amafaranga nta mafaranga mfite bareba muri imifuka yawe nta mafaranga mfite sherito ntacyo nakwima gifite rwose n'ukuri to nta mafaranga be to uzana ry'abana amafaranga mfite to nta mafaranga mfite nta mafaranga yose mfite to kugira ngo ndakubeshye to nta mafaranga mfite pesa sha ngo amafaranga se uri banki ubwo bene nganga batazana kunkoramo kanyabikesha akira yareze inkweto cyangwa baze ku ikisura ndebye byarakomeye Yose ngo niyo wongeye kumbipa bana miteto sha abantu ikene bwaraba maze kugenda bahiga ari ugushakisha nawe kare amafaranga se shaho uri bana gira papa karuzo nafunguye ndigendeye cyangwa bongere babibe amafaranga uyamariye mu bagore gashugi hindukira mubyeyi gashugi hindukira papa manushi iri kikwereka abagabo b'ibisabo ndetse ndakwereka Imana irayampaye ntirutse umenya ko ari uko bizamera nari kuba narigendeye gashugi kumbemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uko bizamera nari kuba uretse garuka none tuvugana warugiye ngiye muri salo hehe ngiye muri salo uzi ufite amafaranga yo kujyayo hari umuntu yanyohereje kuri telefone amafaranga yanjye karabaye ngeze mfite amafaranga nta mafaranga yanjye agenda yongeze hariya ndisakambura amafaranga yanjye kandi ndimo hariya uri kubyumva aya mafaranga nari nicaye nta mafaranga yanjye ibyo se birandira ngo yakoresha uko amafaranga se uyakuye njyewe bayanyohereje kuri mobile money turebe ureba iki turebe muri mobile money uretse nta mafaranga yanjye nta bintu by'icyo kudiscussing amafaranga yanjye please buretse gatoya
uretse gatoya ndetse siki nta mafaranga yanjye uretse gatoya uretse gato washatse ko mpamagara polisi cyangwa ngo gwamaga iki nanjye ngahita nyitamagara mva mfite umugore w'igisambo igisambo nyine waba utazi kwita ku mugore we gusa ngo iki itonde nkubwire nagusabye amafaranga ukajya usakagiye ntabwo ndi umujura uretse gatoya nyine uretse imiza amafaranga yanjye rero wampaye se ushaka kunteza abantu ariko uretse ariko gatoya uretse gatoya nkubwire gashugi uretse gatoya uyu munsi noneho turasira umva byara yanjye nkubwire nanjye nkwiyame ntabwo nyifata umugore w'igisambo ngewe ese urashaka icyuramo amafaranga yanjye ngewe ntabwo njye nabyemera siko nahita mpamagara polisi cyane yiki se nakugize nge nanjye ndavuga ko nanjye mfashe igisambo gabanya ubugegera tubane gabanya amare nawe tubane hereza gashuru muri tayari ndi tayari wowe muri tayari yo muri tayari ndekura rimwe ndekura kabiri reka ndakudira nanjye ntuzamenye amafaranga yanjye ya uretse gato nta mafaranga yanjye ndavuze ngo nta mafaranga yanjye ndavuze ngo nta mafaranga ndavuze ngo nta mafaranga yanjye ndavuze ngo nta mafaranga ndavuze ngo ibi ni ibiki ngaho ujya muri salo komeza ujye muri salo none uragaragaye ngaho ujya muzi umugore wiwe Gashugi kumbebukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uko bizamera nari kuba narigendeye amafaranga uyamariye meze bite se ese bitase nk'ukuntu we watinze ari kumwundi shamwana nose bimeze bite se aya cyane ko ari tayari kabone ubona se nameze z'umwana ntabwo ari buze kunshishamo ijisho nabigize agasore ajya bagukumva atinze neza banza kwitunganya no gukaraba neza nkitera n'utuvuta tw'umukobwa wanjye ujye sugira umukobwa yabyiruye we ntugakine bimeze bite se isa handa se araje hanze mu bati ariko oya hanze umayange ko nawe urakaragatiza amafaranga iki cyose ni amafaranga none se ameze neza kubera iki byose byabaye nikuziye kugira inshuti ntawe nko kugira satani inshuti nayo ufite wajya mu byango by'amafaranga ni akazi k'umunyagara ashaka utangiye kuzana nka satani umunyagara ngaho ugira vuba nyine ufite ikihe kibazo horera umuti hasi ubwo uri mu biki wowe hakuzi kuri gutinza mu kirere hasi ko aba yakoze urugendo n'indege banguka mwana mu gihe kuzi ko aba ananiwe wowe mu kirere hakoze urugendo rw'indege we banguka ndimo kuza ndaje sawa rero ngaho noneho bintu kibuze mugize arajugize no kwe gusa urita wishimye ni kizima ariko icyo nzi agacisha n'ijisho utegereze maze wagira ngo bagukumva batinze Gashugi aya marira biraha n'agahinda wanteye ko nzi ko ntacyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umpemukira Gashugi